nubwo namubaze naritabaraga yarankomye biriseri ahubwo ngira n'undi muntu bahamagaye nagariviye ansubiza igisubizo gitunguranye cyane arambwira ati sindi nyoko jya gushaka nyoka aho wamushyize hari abana baba barananiranye ariko hari n'ababyeyi bananirana nubwo nari marina ariko nakundaga Imana itabi byose nabinyweye mbese ntacyo wasigaje wapi ntacyo uretse wenda mugo niyo ntanyweye ariko byinshi narabinyweye nahigaga uduceri nyine ngo ndeko nabona swingi zirandingagiza imbeho. Reka ngusubize wowe maze gufungura ikiganiro bwa mbere reka nkubwira ngo kanda subscribe niba utari wakanda subscribe utange share ku nshuti n'abavandimwe iyi ni PIA TV cyangwa se Pastor Rasta muri rusange izajya ikugezaho ibiganiro bigiye bitandukanye. Muri make ngiye kubabwira ibintu by'ingenzi nahuye nabyo mu buzima bikakaye. Urugero ndababwira ukuntu nabazeviye nkoresheje icyo bita tatara. Uriya ni urwembe? Ni urwembe mu ndimi z'abaturage mu z'imihanda zitwa tatara. Mbabwira ukuntu nafunganywe n'abastari ahitwa Iwawa. Kirwa se buri? Ku kirwa naho ugera ku kirwa cy'Iwawa. Ngope. Mbabwira ukuntu n'ibyihene bakankoma rwose. Cyanya byo barankoma biriseri ukuntu bigeze gutwika abantu babasutseho esanse marine nyine ni hehe bazitwikiye ubundi hitwa Sainte Famille urahazi nawe ni hano hirya Sainte Famille okay urabona munsi ya Nakumati neza utari wagera kuri Sainte Famille hari uri kuva mu mujyi kuri Simba urenga kuri Nakumati uhita ugera kuri rompo utari wagera aho ngaho. Abantu bakubona nta harabadashobora kwiyumvisha ko umuntu nkawe yaba marine cyangwa yaba mayibobo ushobora kurara ku ikarito waba wararaye ku ikarito nk'igihe kingana iki byibuze se naba mbyibukara ndakeka kuva 2008 kugera za 2015 oya 2017 ubwo najyaga Iwawa na gatandatu ubwo najyaga Iwawa na pasinze 2017 ubundi buriya habamo no gupasinga no gupasinga buriya wageze Iwawa ni ibiki bidasanzwe waba warahuriye nabyo Iwawa ubwo dutangiye bya byiciro ko abitubwiye bimwe ribuze kutunyurira mu buryo burambuye muri make ngeze Iwawa urabona umwana nari nsanzwe menyereye uburara bwo mu muhanda ntaragera mu hantu bagorora bya original undi ya rehab rwose yanyaye ko nagezeyo ubuzima burancanga ngeraho numva nanjye ubwanjye natoroka hari umukorodineta bitaga niyo ngabo nikora niwe muntu watumye numva noneho uwangarura mu gihugu nahita njya mu rugo nkaba no munsi y'igitanda ahubwo ukaba umwana muzima ngope ubundi ni iki cyatumye uva mu kuba marine uva mu byo kunywa ibiyobyabwenge urumva ngo wanyoye kore wanyoye harya ibindi akaganja nakanyweye n'isigareti buriya birumvikana okay ni iki watubwira ku byakuranze Iwawa cyangwa se ku bintu wabonyeho bikomeye ku buryo n'ababihakana n'abashobora kuba babihakana babwira Iwawa hameze hateye hate mu magambo makeya Iwawa nuko abantu bajyayo hafi ntibaba bashobotse urumva buriya nageze Iwawa numva ko nihebye ariko ngeze Iwawa nagaruye icyizere numva ko naba n'umwana muzima kuko bundi harasi na gereza niganaga n'abantu ntakekaga ko twahura. Hari uburyo ngo washatse gutoroka Iwawa byagenze bite? Gutoroka Iwawa nyine ubundi mu mategeko umarayo umwaka nibwo hari amezi 6 umara ukiri muri rehab ukiri gukosorwa andi mezi 6 ukayamara wabaye intore. Muri bimwe wagiye utubwira tukeneye kugira ngo twumve mu buryo burambuye sinzi impamvu utatubwira inkuru neza y'uburyo wifashe ugafata tatra uburyo wifashe ukajya kwiba ihene byagenze bitubundi. Oya nyine nkiri mu by'Iwawa
Iwawa mu by'iwawa nigeze kwiba umwembe. Nasanze umwembe wahanutse ku giti tu ndawutora ndawurya kandi ntabwo biba byemewe. Nta munyeshuri urya imbuto atazigenewe, noneho njye ndurya ntabigenewe. Bankubita igihano pe, ibihano birakakaye biba bihari. Bankubise igihano numva ntanakwiyahura. Iyo bavuga iwawa twumva ari ahantu hataba ibiti, ahantu h'ubutayu hatagira ikindi, burya haba n'ibiti by'imbuto. Ahubwo iwawa ni muri Edeni, hari n'ibiti bitaba, hari nabo ni n'aha nabonye iwawa. Ubwo urakomeza utubwira inkuru niba ubwo nyine harampanye numva ndiyanze ngeze aho nka saa 10 z'ijoro, kuko saa 10 nibwo tubyuka tukitegura. Tubyuka saa 11, ngiye nabyutse saa 10 imbere yaho. Nyura muri umwe babarinzi nyine bitwa barapi babaturinze b'abanyeshuri bagenzi bacu, ariko barinda abandi banyeshuri. Ubwo ntegura hari uburyo ufata imigano ukayizirikanya ikaba yava mu bwato. Ndahitegura ngeze hagati numva ntibiri kwihuta, mbuvaho ndoga n'amaguru yanjye n'amaboko, ndoga ngeraho ngezemo hagati na hagati, nyoberwaho ndi kujya naho ndi kuva. Ndaruhuka nyine, hari ukuntu uruhuka mu mazi utari koga utari kuva aho uri. Ndaruhuka, ndangije kuruhuka ndongera ndoga. Ngize amahirwe mbona ntangira kubona udutara twakukirwa bita ibugarura. Abaturiye amazi barakaza ku karwa ka Bugarura. Niko numbokeye, ariko kubw'amahirwe pe nari meze nk'umupfu. Abambonye mu gitondo bwakeye baravuze ati uyu mwana rwose ntanabaho. Wari wabaye umweru. Nanabaye umweru, ariko kandi noneho mbere yuko mba umweru nagiye mu mazi nisize amavuta ku buryo utaba umweru. Undi hari tekinike ku buryo usiga amavuta amazi yagukoraho akanyerera. Nisize amacupa 3 ya igikotori bita Moviti isa nk'umuhondo. Niyo nisize amacupa 3 kugira amazi atankoraho, ariko aranga aramfata mba umweru. Buriya wamaze mu mazi igihe kingana iki? Namazemo nk'amasaha 3 cyangwa bikunze. Buriya ni iki cyatumye uva mu buzima bwa kimarine cyangwa se bw'abamarine? Ubu ngubu tukaba tukubona uri Dani, umuhungu babona nta kibazo afite, ntacyo bitwaye. Bimeze bite? Ni iki cyabiteye? Ikintu cyabiteye nuko nubwo navuye iwawa nyuze muri ubwo buryo, ubundi baje kunsubizayo. Ubwo baje kugusubiza iwawa bigenze bite? Ubundi abaturage bakikije ikirwa cya Wawa bose ni intore. Babonye umunyeshuri watorotse bafite nimero z'ikigo barahamagara. Bahita bagusubizayo. Bansubijeyo, barongera babyita kondora, baranyondora. Ndangiza igihe cyagenwe ko ngomba kubayo, mbona gutaha. Byagenze gute kugira ngo noneho uve Kigali cyangwa se plutôt uve mu buzima bwa kimayibobo? Nkimara kuva iwawa kubera nari narize kubaza, nkahise njya mu Gakinjiro ndakora, ubwo ntangira kwiyubaka gutyo. Ugutangira kwiyubaka. Buriya mu byo uzi gukora hakuyemo nk'ibiki niba bitari ibanga ushobora kuba waramenye iwawa? Ibitari ibanga namenyeye yo kubaza, kuko buri wese aba afite umwuga umwe agomba kwiga. Gusa narihuguraga no mu ikoranabuhanga kuko naryo bararyigisha. Kuko numvise bavuga ko ukoresha ibintu by'imashini, kompiyuta, bifitemo ubuhanga nk'uko bahoze babimbwira. Buriya wabikuye hehe? Wize amashuri angahe? Bimeze bite?
aho nabikuye tu sinavuga ngo ni wawa kuko nagiye iwawa n'ubundi mbizi. Ahubwo narabuza uwanyizera ngo ampakaze kubera ko bari bazi ko ndi marine nyine. Wanze uvuga ngo wakase papa wawe n'urwembe, buriya nabyumva byagenda bite? Oya nabyumva nawe nyine nawe arabizi ko byabayeho. Ubwo nabyumva nawe. Kuri wowe nawe ubona uwahemukiye undi ari nde? Kuri njye nawe nubwo namubaze naritabaraga. Buryo ubundi hari ibintu bibiri bibaho, abigiye ubaza umuntu wabigambiriye cyangwa se igihe ukoreye umuntu ikintu wabigambira, n'igihe ukoze ikintu witabara. Icyo gihe naritabaraga nawe arabizi ko ari we. Wari urufite cyangwa se wagiye kurugura? Ubundi nta marine igenda ntatatara. Hari ndufite mu mufuka pe simubeshye. Nta marine igenda ntatatara. Ntayo ntayo. Uyifite mbese. Abaga nyifite. Ndabona undembeje ahubwo kugira nkwikize. Buriya muri make numvaga bo namubaga bikomeye pe. Ariko nyine Imana izi kurinda namubaza ahantu atapfa nyine to. Oya bibaho pe. Hari nk'umumeri nashimira cyane Nyamirambo yajyagamo imyenda kangaburira kandi tutanaziranye. Banyitaga Kabobo tu. Nyamirambo buriya bakwitaga Kabobo. Buriya hari abashobora kukureba nubwo ari kera bakaba bakwibuka nk'isura yawe. Barahari cyane banyibuka. Ubwo abari bubone bakuze muri ibyo bihe batwandikira hasi muri comment tukamenya cy'ibyo tubwira rukuri. Ubwo kubiheranye no kurya warya gute nabyo dushaka. Nyine nubwo nabaga nabonye amafaranga hari amaresitora amwe namwe twajyaga tujyaho bakadukubita umusigi wa make nyine. Umusigi buriya ni ibiki? Ubwo umusigi nyine muri make ni nka kwa kundi umukire yaruri purani mbari ya 250 akarya udufiriti binda kabisiga gutyo. Ibyo ngibyo nibyo bita umusigi. Ibyo bakiri babasiga. Igihe wari waragiye kuba mayibobo, ese papa yaba yarigeze aza kugushaka avuga ati umwana wanjye yarengeye hehe? Rimwe papa yigeze kuza kunshaka atanga amafaranga ngo izindi marine zinyerekanaho ndi. Zageze aho ziranyerekana, papa aramfata njyana mu rugo arankarabya. Gusa nanone mu rugo undi ntago numvaga nahaba pe. Sinzi ibintu bari barandoze cyangwa se nari ndwaye, ntago mu rugo nahiyumvagamo bitewe n'uburyo bamfata hanini. Ubwo yaje kunsubiza mu rugo, nabwo tugeze yarankubita. Arambwo bukeye ndakaraba mba umwana muzima tu. Buriya icyo gihe kuva icyo gihe wahagaritse ubuzima bwo kuba marine? Oya byagaze. Ni iki kindi gikubiye muri iyo nkuru yawe yo kuba marine waba wibuka neza? Ikindi kintu nibuka gikubiyemo, naje kujya ahantu hatandukanye nko kwa Kabuga mu bigo ngororamuco byinshi nagezemo kubera ubuzima nyine tu. Iki kigo ngororamuco waba warigeze kugeramo ushobora kuba wibuka kugeza ubu? Ikigo ngororamuco nageze kujyamo, hari ikigo cya Rwanda Spiriyani kiba kuri Nirake bakitaga Fidesco, ubu cyahinduye izina sini kwibuka izina ryacyo ko ryitwa, ariko cyitwaga Fidesco benshi barakizi. Ngo rero tuza kwimuka tuzi Kigali, bantangiza mu wa mbere ku Gitega. Gusa mu by'ukuri famiye yanjye nabonaga mfata ukuntu wagira siho mvuka, viye akajya ahora ngendaho na mukadata nyine ari ibintu biri bad. Rero byaje ndihangana ndiga ngera mu wa gatatu. Ngeze mu wa gatatu naje guhura n'impanuka, aribwo nagiraga inkoveri hano ku zuru. Viye baramuhamagara ati umwana warakomeretse. Viye nk'umubyeyi aho kugira aze, yari impanuka wagiriye mu kigo? Nayo nyigiriye mu kigo. Aho kugira aze nk'umubyeyi icyo gihe byarantunguye cyane.
ahubwo yaje yitwaje inkoni. Vraiment bamutabaje ko wagize impanuka ahubwo we aje ahururanye inkoni. Ikabure ya danje rwose. Yari ikabure. Zari insinga zino bamanika ku mapoto. Abana twakundaga kubyita ikabure ya danje, ariko yarayikubye nka kabiri. Ubwo rero arankubita, ababyeyi abarimu baramucyaha, hangije sinzi ukuntu namucitse ndiruka. Ubwo biza kugenda gute nyuma yaho? Ese iyo kabure yarayigukubise biri seriye cyangwa se yaguhanye bisanzwe nk'umwana bisanzwe? Yarankomye biri seriye, ahubwo ngira n'undi muntu bahamagaye ntago ariviye. Ubwo kuri icyo gihe urwango rwawe na papa wawe cyangwa se kumva utisanzuye kuri papa wawe niho byatangiriye? Naho byatangiriye pe. Biza kugenda bite noneho? Ubwo nyine nabonye mukwebye, avuga ati rero kane bose ndarara. Icyo gihe ntago rero nakamenya uko mu muhanda bimera, njya kwa mudugudu. Ngiye kwa mudugudu rero, mudugudu ahamagaraviye, barongera bansubiza mu rugo. Nk'ejo nyine banjyana no kwa muganga ndivuza, hashize iminsi mike ndakeka nari nagiye gukina umupira ahantu bita Kabusunzu, niyo ari hakurya ku kibuga cy'amashuri cya Kabusunzu. Akamace turagatera, ngeze mu rugo arongera arankoma bya original, noneho birandenga. Ndangije ndavuga ati rero uyu mubyeyi ntago ari umubyeyi wanjye pe. Ubwo mba ndamukwebye mpita nigira ahantu bita Onotracome Nyamiryose. Ubwo ntangira ubuzima bwo mu muhanda gutyo tu. Nkeka ari umuntu wantoraguye ahubwo akandera, kuko bene twagiye tunyuramo amfata, ntago nakeka ko ari viye, kuko no byanteye umujinya rwose. Ni nacyo cyatumye nza no kumubaga, kubera ukuntu yamfataga nkabona bitanyura, nkavuga ati si viye wanjye rwose. Byagenze bite noneho kugira ngo wisange uri Kigali uri Marine? Kugira nisange ndi Kigali nyine ndi Marine, icyo gihe yarankubise njye ubundi nkunyuriyemo inyuma gake, nagiraga n'ababyeyi banjye bose. Ariko sometime nigeze guhamagara Mary mvuye ku ishuri, ati mama, ansubiza igisubizo gitunguranye cyane, arambwira ati sindi nyoko, jya gushaka nyoka aho wamushyize. Undi kuva icyo gihe nibyo byatangiye kuntera amakenga, ntangira kubona ko ibyo bankorera ko katari ababyeyi banjye. Ni ukuvuga ngo uwo mwagiye mubana yarakubwiye ati, waramubwiye uti mama, arakubwira ati sindi nyoko? Njye nari nzi ko ari Mary tu. Ugomba kujya gushaka mama ngo abone amusize. Numva byari ibintu bibabaje cyane. Baze ku mwana muto rwose. Icyo gihe wari uri nko mu mwaka wa kangahe niba ubyibuka neza? Icyo gihe nari ndi mu mwaka wa mbere primaire. Ndabyibuka navuye ku ishuri kumwe abana bisanzura ku babyeyi babo nshonje, nzandi kumuhamagara mu rugwiro nanamusuhuza, yansubiza nabi, sinzi ukuntu byari byamugendekeye. Ubusanzwe bimeze bite, byifashe bite? Ubusanzwe ubundi mvuka muri Kongo, muri zone ya Masisi ahitwa Imweso. Aho ngaho ntabwo ugiye nahamenya. Ntabwo wamenya cyane. Nuko ubwo byaje kugenda bite? Niba hari abadukurikiye bashobora kwibaza bati uyu mwana yabaye Marine mu buhe buryo? Ni gute waturamburira ubuzima bwawe bw'ubumarine cyangwa se bwo kuba mu muhanda nyuma yaho umaze kuvira iwanyu? Ni iki cyagukuyeyo? Mbese ni inkuru tutari kubasha kwiyumvisha neza cyangwa ngo dushyire mu bwenge. Ubundi nk'abantu badukurikiye barabizi ko hari abana baba barananiranye, ariko hari n'ababyeyi bananirana. Ababyeyi bananirana mu buhe buryo? Ushobora kutabyiyumvisha. Muri make Marine zose ziri mu muhanda siko zananiye iwabo. Ibyo bintu abantu bajye babyitaho. Bashobora kuba yacyumva, ntabwo nyinshi ariko ziba zarananiye iwabo. Ubwo wowe byari byaragenze gute? Dushaka umwihariko wawe. Njyewe umwihariko wanjye pe, ntago
mbishyashya nanjye, ariko uruhare runini ni urw'ababyeyi kuko bamfashe nabi, nanjye batuma nigunga no kuba Mary yarapfuye, nzi amakuru ko yapfuye bakamfata nabi, nakekaga ko atari ababyeyi banjye. wamenye ryari ko Mary wawe yapfuye cyangwa ko mama wawe yapfuye? Njye nabimenye niga, ubwo bamfataga gutyo, uwo mubyeyi akimbwira ati sindi nyoko, ntabwo nabyakiriye pe. Aravuze ati buriya yarashwanye na papa, bafite icyo bapfuye, akaba ari kuntura umujinya. Gusa ngeze mu wa gatatu primaire, nabanaga na nyogokuru i Kigali, banza kumuganiriza ndamubaza atari ko tate, mu by'ukuri njyewe uyu muryango ngo mbona unyanga ni mu rugo cyangwa si mu rugo? Aho kurarambwira ati burya rero mu by'ukuri aha ni iwanyu, ariko mama wawe nibyo kuko yarapfuye. Arabimbwira, bwiza ukuri ko yapfuye n'uburyo yapfuyemo, gusa bwo ntabwo ari ngombwa ngo mburambure kuko ni struggle ndende tu. Uburyo yapfuyemo ntabwo ari ibintu wabasha kuvugira aha ngaha kuri mikoro. Nuko ibyo nibyo byaje gutuma uvaho ngaho kwa mukaso, buriya niko nabyita, ujya kuba mu muhanda. Natangiye kumenya nyine ko atari Mary na Vie, ubwo kuko yajyaga nteranya kuri Vie, ubundi umubi ntago yari mukadata, ahubwo Vie niwe nabonaga ari mubi kuri njye, kumbe sinkamenye ko ari mukadata umunteranyaho, undi Vie akamfata nabi pe bishoboka. No kwihangana bari amateka atoroshye cyane, ntabwo yoroshye na gato. Niba wibuka, ni ryari wibuka waraye hanze bwa mbere? Ndara hanze bwa mbere bari batarakora uyu muhanda uva tapi rouge ujya w'igereza. Ndibuka harakirimo umuhanda ushaje batarawukora. Nageze mu muhanda nyine tu, nabwo ubuzima burancanga, nkabura uko nasubira mu rugo, nkabura n'ubwa nyine abandi bamarine, kubera nari mushya baranyuzura, bamfata nabi n'abariko, ndavuga ati ntago mfite uko nabaho kundi. Umunsi wa mbere ujya kurara hanze cyangwa se ujya kurara muri marine, byagenze bite, byakugendekeye bite? Nibyo dushaka kumenya. Icyo gihe nyine hari ibyo bita ngo ni umutima w'iseta. Abamarine buriya mva barankomye, ahubwo noneho birandenga, gusa nyine nari umupeti wiyaminiya, nanjye mbako mu duceri bakiriramo imiyaga tu, turararana. Ntago warara muri marine utazihaye boje rwose. Icyo gihe waraye ahantu hameze hate kugira ngo tubyumve? Niba warageze muri marine ukajya kuryama muri marine, waraye ahantu hameze hate? Ku bantu wenda batuye Nyamirambo nibo baba bahaza aho hantu, hari ruhurura ivana amazi i Nyamirambo iyajyana Rwampara, ariko inyura ahantu hahoze icyapa cya MTN kinini cyane, bakunda kwita muri rompubu. Utari wagera kuri 40 uvaho na trako, ukirenga kwa mutwe gatoya, hari ruhurura ngari tu, niho hararagamo marine nyinshi. Niho icyo gihe twagiye dusasa amakarita, barimo turara muri iyo rigore. Buriya musasa amakarito mukarara muri rigore. Ubwo byaba bigenda bite iyo imvura iguye cyangwa ari igihe cy'imvura? Marine zirara hehe, cyangwa se nka marine mwararaga hehe? Nyine iyo rigori irimo amaparitoma menshi, ifite amaruhurura, ruhurura iva na trakome imanura, kagira ruhurura iva 40, indi iva ko zijye zitandukanye, zigahurira muri iyo ruhurura. Ariko harimo ruhurura imwe iva kwa mutwe mu kaboko k'iburyo, ntago yo inyuramo amazi. Iyo niyo ikunze kuba. Ni ibihe bintu bikaze cyangwa bikomeye cyangwa byaba byarabaye mu mateka igihe wari marine, ibi bintu waba wibuka bikaze byaba byarababayeho wowe na bagenzi bawe cyangwa se wowe ku giti cyawe? Ibintu nibuka cyane, ikintu cya mbere cyantunguye mu buzima bwo kuba marine, hari ahantu hano imbere Sainte Famille higeze kubaho
dosiye yo kuba abamarine barahiriye muri rigori. Iyo dosiye yarankanze cyane. muri rigori buriya birashatse kuvuga iki? Byagenze bite cyangwa mu magambo make? Ntago nanjye mbifite ukuntu uwo muriro waje, ariko marine zari ziryamye. Naranahigereye icyo gihe, ntagiye nari nagiye mu mujyi, hari ukuntu twajyaga guhigira mu mujyi, habaye nko ku munsi w'ijuma, hari umusigiti wo mu mujyi buriya bajya bafasha abantu. Uriya musigiti rero icyo gihe twari twagiye guhigira mu musigiti uherereye hehe, kugira ngo abadukurikiye bamenye niba koko ibyo uvuga ari byo atari inkuru zo gupfa kutwibwirira. Ni mu mujyi ahagana he? Urabona kuri iriya nyubako ya Makuza. Ndahabona iriya nyubako ya Makuza, hari umurongo unyura iburyo bwayo n'umurongo unyura ibumoso. Unyura ibumoso uri hagati ya Simba no kwa Makuza. Unyura iburyo wo rero uri hagati yo kwa Makuza na Beka. Unyura iburyo y'umanutse rero hagati ya kwa Makuza na Beka hari umusigiti tubona mu kaboko k'iburyo uri kumanuka ujya ku nkuru nziza. Ujya ku nkuru nziza. Ujya ku nkuru nziza aho ngaho ndahabona. Byagenze bite? Wari urimo atubwira ngo haje gutwikwa marine cyangwa se baje kuzitwika. Byari bibyifashe bite? Byagukanze mu buhe buryo? Ese nibyo byaba byaratumye ureka kuba marine? Ni iki bimeze bite? Ahubwo ibyo bintu byatumye numva nakunda Imana. Nubwo nari marine ariko nakundaga Imana. Ntago mbere yuko biba nayikundaga, ariko icyo gihe bimara kuba ese mvuga ati Imana irakomeye. Kuko icyo gihe nari niriwe mu mujyi nyine, abo bandi bagenzi banjye twirirwanye turi guhiga ibiceri, dore ko twabona kuva icyo gihe ntakubeshye nanywaga itabi. Buriya wanyweye no ku itabi? Nyweye itabi rwose, n'izindi swingi bita kore nayo narayinyweye. Kore? Ibyo ngibyo ntabwo wabimenya. Nahigaga uduceri nyine ngo ndebe ko nabona swingi zirandingagiza imbeho. None se ubu ngubu ko numva ngo itabi ntago rijya riva mu muntu cyangwa se iyo kore, urumva byose ni muri cadre y'ibiyobyabwenge. Ubu ngubu ntabwo waba ukibifataho? Oya, buriya itabi ngo ribamo ibintu bita nikotine ngo bituma batarireka, ariko kurireka ni mu mutwe. Ni mu mutwe? Iyo waba urinyweye imyaka ingahe nakugira inama ko warireka kandi ubyishije n'uwabishobora. Uwo ari we wese yaba ari yarireka bigakunda. Baje kugira gutya abatwitse izo marine cyangwa zahiye mu buhe buryo? Ese nk'abantu badukurikiye wenda bahaza aho hantu urimo uravuga, cyangwa bashobora kuba bazi kuri iyo nkuru, baraza kutwandikira muri comment batubwire niba babizi cyangwa niba ibyo bintu byabaye ryari ubundi. Ibyo bintu byabaye ndakeka ari 2011. Kuko warokera umwana. Kugeza kuri ubu ngubu ufite imyaka ingahe? Kuri ubu cyangwa wavutse ryari? Navutse muri 2000. Icyo gihe nari mfite imyaka 11, urumva natangiye ubumarine ndi muto pe. 22. Okay. Urumva ni amateka akomeye, amateka atoroshye uyu Dani yahuye nayo. Icyo gihe ni iki cyatumye ubundi wowe urokoka muri iyo nkongi? Ese hari abantu baba barapfuye byaba byaragizeho ingaruka? Bihagaze bite? Icyatumye ndokoka, hari umucuruzi benshi bazi ubasigaye acururiza downtown, bamwita Regis. Icyo gihe Nyamirambo niwe mucuruzi wari ukaze kuri kore. Buriya hari kore mo kabiri, hari kore yitwa tineri na kore isanzwe itari tineri. Uwo Regis rero nawe ndakeka hari ari kunyumva, yacuruzaga kore muri Nyamirambo bamuzi pe. Icyo gihe nari nabonye uduceri ndavuga kangiye gusumba, twabyitaga gusumba, kangiye gusumba inyamigosi rwose. Ndacomotse, twagendaga ku marifuti rwose, ntago twategaga. Ku marifuti mu buhe buryo? Bino babyita guparamira kuri ubu. Ndabyibuka twigeze kujya tubikora natwe tukiri abana. Ubwo uraparamira? Ntuguparamira, ndaparamira mba ngeze inyamigosi, ngezeyo nsanga kore yabuze. Nsanze yabuze rero ndavuga ati sindasubira mu mujyi bwije, nirarira Nyamirambo. Kandi mu by'ukuri aho mu mujyi batwitse nanjye niho nararaga.
vraiment nigeze nari narimutse nyine buriya na marine zijya zimuka nkuko umuntu usanzwe avuga ati mvuye i Kigali ngiye Gisenyi ndimutse nazo zijya zimuka ugasanga yimukiye nk'Iremera cyayimukiye ubuzima bw'Iremera bwayicanga ikimukira Igikondo gutyo. None se buriya warya gute, byabaga bimeze bite? Urumva marine nyinshi tuzimenyereye kuba zitakurebera izuba igihe ufite imari, zirayiba zirayitwara, kofi, telefone, ibiki. Wowe waryaga bigenze bite? Tubwije ukuri. Kurya mu by'ukuri kuntu byagendaga, nari mfite abantu banyikundira babakire. Muri rusange ni ibiki bituma ushima Imana? Wenda dusoza. Muri rusange ibintu bituma nshima Imana nuko ibyo nanyuzemo byose ubu mba narapfuye pe. Mba narapfuye kuko nk'icyo gihe ndi mu Kivu ntabwo nabaraga ko ndagira y'amahoro, kuko Ikivu ntabwo wakirenza amaso, niyo waba uhagaze hano, niyo waba uhagaze ku cyambu kimwe ngo urareba ku kindi warenza amaso, ntabwo wari uzi iyo werekera. ngo pe ugize amahirwe uyibona ku kirwa. Ubundi nicyo kintu cya mbere cyatumye mpinduka. Watubwiye ni ikihe kirwa? Bugarura. Ni ukuvuga ngo hari umubyeyi watubwiye cyangwa wigeze gukomozaho wagufashije, uwo mubyeyi ngo ni hehe, byagenze bite? Ukomeje umurongo umwe ari kaburimbo ijya kwa Nyiranuma, utaragera kwa Nyiranuma rero ukiva mu muhanda wambuka umuhanda wa mbere wa kabiri, ni mu kaboko k'ibumoso, iburyo hari amabusheri nyine, mu kaboko k'ibumoso niho atuye, nawe harahazi n'igipangu cya kabiri. Arahita yiyumva, yaramfashije, ndamushimira pe, n'umugisha ndabimusabira. Nta kindi waba wibuka, waba wibagiwe ko watubwira, wenda tuzacumbura n'ikindi gihe, kuko numvise ubuzima bwawe bukubiyemo amateka maremare. Agira amafilime bakunda kubyita ngo ni ama episode. Niba mukenera wenda ubuzima ni burebure pe, ni burebure cyane. Gusa ni icyo wabwira abafite ubuzima nk'ubwawe, cyangwa se bababaye mu buryo bumeze nkawe, ni iki, cyangwa se ni iyihe mpanuro? Urabona umaze kuba mukuru, kuko ufite ibyo uzi, wagira impanuro hereza abantu. Ni iki wabwira abantu bafite ubuzima nk'ubwa, cyangwa bari mu buzima nk'ubwo waciyemo? Ikintu ku ruhande rw'ababyeyi nabashishikariza gufata umwana wese nk'uwawe, kuko iyo bamfata nk'uwabo ntabwo mba naranyuze mu buzima bubi bwose nanyuzemo. Nanone ku bana cyangwa se ababa bari mu buzima bubi bakiri bato, nabashishikariza kwihangana bagasenga, kuko nyuma ya zero Imana irakora. Bagasenga. Ubwo ni wowe uri kuvuga Imana, we Dani bazi nigenda Kabobo cyane, ni Kabobo. Wowe wanywa gakore, ukanywa itabi, byose nabinyweye. Mbese ntacyo wasigaje? Wapi, ntacyo, uretse wenda mugo niyo ntanyweye, ariko byinshi narabinyweye. Byinshi warabinyweye. None ubu uriho, ni wowe urimo urashishikariza abantu gusenga Imana cyane, bakumva ko kwiheba atari byiza, kuko Imana irahari. Nubwo ushobora kuba ukeka ko Imana idahari bitewe n'ubuzima urimo, ariko irahari kandi irakumva. Urakoze cyane kuba witabiriye ubu butumire bwacu kuri PRTV cyangwa se Pastor Rasta TV. Abandi badukurikiye nabo turababwira ati muhumure, ciao ciao.